Ugomba kucyambara. Ugomba kusinzige numva ngo mwagikuyemo. Ese mama ibi bintu koko by'amadage urabona rano ibaze nkaje ni influencer muzima ururuntu buramanza ndarujyana. Nta kibazo nta cyo gutwaye. Gusa ntuzagikora. Cyane musaza acari hano pe ntago yakwemeye ko tubyambara. Mupenzi. Ntago yagakwiye ko twambara ibi ubusi binibiki. Ariko arenge ubushaka kuri uri kumuroga mu bwonko. Ako mama ngiye ntabwo numva impamvu icyo tubwira. Impamvu icyo tubwira uko tubwira ngo umupenzi ngo yagiye wawe ntabwo numva impamvu wamujyanye wawe. Niyo yaba ari umwana umwibiyobyabwenge byamurenze ntabwo wafata imfura yawe ijyanye wawe. Sibanga sinani soni. Mupenzi biki? Sinabene kuvuga ugeze sinani umupenzi. Sinabiya mukitajyana umwana wawe. Mupenzi ni umwana wanyu sibyo kandi murabizi ko ari imfuranye. Ako mupenzi yarananiye. Mupenzi amagu biyobyabwenge. Mupenzi amagu itabi mupenzi yarananiye. Ese mama kuki tumuvuza iyo tumuvuza ugirakara ntago ari umwana wawe. Mupenzi ni umwana wanjye ni imfuranye. Kandi muri mwese ntawe dushaka kumukunda. Ese kuki tumuvuza urakara. Mupenzi yabizi ibintu yakoze. Mupenzi yarananiranye ngaho ibiyobyabwenge ngaho itabi ngaho ibiki yarigize ikirara. Uri kumva? Kandi urabizi y'umwanda ahantu bawushyira. Nene mujyanye wawa kuko nto yarakwiye n'ahandi yari kuba ari. Kuri sindo kumbiza na mupenzi. Sindo nyakubyumva. Okay. Bye. Mama woman. Take care. Aitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ry'ubusa ipfundo ry'ubuzima. Najya mvuye ku rusengero. Ariko nibwo ubuzima bwacu. Ntitwakora iki. Imana nibwo ubuzima bwacu bwabeshye. Ako mutumishi ku rusengero pe nagushakaga. Ahubwo wajyana nk'Imana kwicaje. Ikibazo kitanyoroheye. Kandi gikomeye pe. Komeye. Urabizi wa musore twari tugiye kubana neza Oscar arambwira ngo ntabwo ari umusore tuzabana. Urabizi neza ko ndi umwemeramana nazamutse imisozi ya Kanyabira nzamuka imisozi yose ibaho Kadeshi n'ahandi hose. Nagiye kubwira Imana ati Imana babarira basi umbwira umusore tuzabana. Bosco yarambwiye ngo nzabarana Patrick. Ubu tuvugana wa mushari wanjye. Nikwibaje nkamureka.
ndakudana na Patrick urumva niyo mpamvu rero mutumisha naje gushaka ngaha ngo ngire inama byibura ko nabigenda Shimwe rero nibyo koko pe abahanuzi b'inyuma babaho ubwo rero iyo udacunze izamu ryawe neza araza neza akagucanganyikisha ugashiduka wagize ute wacanganyika nimba ndibeshe ndibuka ko wambwiye ko musore yaje agatwa yafashe irembo gusa ibintu byose ko yabitanze ku cyo musigaje ari ukudahehe imbere y'Imana byose byararangiye ubwo rero kira kigusha nicyo cyaje kusubira abantu ariko ari abandi Imana izatwika aratinyuka guhanura ibyo bintu ngo niko Imana yavuze akwerekeza ko musore nawe uravubuka ushaka kubyemera bira bintu ntakuba warabyemeye ako nawe ari wowe ngaho mbwira ngo nayo kubigenza gute rero reba ikintu cyo warakoze wowe uba basubira barabanje ukamwigira sibyo nimba aramaze kubwira birangije byose ngo ibikindi biki baramwigira ukamugatira umugabo wanjye twifuza kuzabana icyo nshaka ni ngiki genda ukamubwira ikintu umugerageza kugira ngo byibura urebe ko nimba ari umugabo wawe mu muzabana sibyo ukamugati ngewe ntabwo tuzabana utajya mu nzu y'Imana ni wowe mbese akaba kantu gatoya cyane uri kumugerageza ariko wowe subuka nundi ukareba nimba arabyanga cyangwa se nimba aragira uti arabyemera witubuka wituvuga ati yewe utabanjije wanasenga basi nawe ngo Imana ibikwereke mu bicuku bya nijoro hano hanze arabanuza ibinyuma nimba umuhanuza guhanura ikintu nawe genda usenge Imana muvugemo nawe yakuvugiramo n'Imana igira ikigute ikwerekera mu bicuku bya nijoro ega nanyerwa niyo mpamvu byanshaka niho naje gushaka nk'umuntu mugondo ngiye inama ko Imana Patrick kuriya nabura baganywa uriya yakumarira iki basaba igice muri korari bikaba induru Patrick gusura ni umugabo wagutuma rero nakundi ikanze ngende mutumisha no kuko Imana akoze Imana igomba noneho nari reka nze basi ngende njye kumushaka ndebe ko ari mbabarira n'undi bisa naho ngo reka tujyane ufashe kumwinginga ariko kubera Imana uvuye gusenga Imana nitabana nayo nzi neza ko aratwumva sibyo ikibazo n'undi ni muri kino cyerekezo reka nze gucanga Lucy urimo Wow. umeze ute Wow, Debo ni wowe. shaka ugite Mani, ni minsi myinshi kabisa cyane. Iminsi myinshi. none se Ni sawa. biragenda Biragenda nta kibazo. none se kuba utambwira Cyamize boss meze. yameze neza Shandabona urakeye maze. mva ni gutya nyine shaka gusa nyine I was missing mva mufitiye inkuru nyinshi Ngaho mbwira rero. ntabwo wabyumva gusa nyine muri iyi minsi nanone mfite stress nyinshi hari agatipe dusigaye dukundana nyine ndagatunze mva kangeze ahangaha ariko nanone iyo kageze mu gikorwa mva ni hejuru Ati ibyo ushaka se? subize se nose wari umeze ute Shawa pepe. Mwana yanjye ngo nta nubwo ndi kuryama noneho. Nta nubwo ndi gusinzira. kagira inkuru Uzi bino bintu twishizemo. Twagiye mu bintu tutazi. Uzi ko bangiye kunsaba. Noneho bansabye umukobwa wanjye. Alenge. Urabizi ko
urabizi ko nabahaye buri kimwe cyose ndabizi umuhungu wanjye mpfa naramuhaye mbahereza ibyo bashaka byose mbahereza iminja mbahereza iki cyose noneho ngubu bageze ku mukobwa wanjye barashaka arenge gukandi cyangwa bikunda ubuzima ni intambara buri wese afite uko ayirwana agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ipfundo ry'ubuzima ipfundo we ipfundo ipfundo ry'ubuzima